Kera habaye impyisi na Bakame bakaba inshuti cyane bakabana, ariko igihe cyose Bakame akababazwa n'uko impyisi yari ikungahaye kumurusha. Hashize iminsi Bakame agira inama impyisi ngo bakore umushinga wo gucuruza impu kugira ngo ubukungu bw'impyisi bwiyongere. Ati ariko nta gishoro mfite, wowe uranguriza nzajya nkungukira. Impyisi irabyemera, batangira umushinga w'impu, bakajya bacuruza impu mu mahanga, ariko amafaranga yose abonetse mu nyungu akabikwa kwa Bakame. Hashize iminsi Bakame arirwaza, ubucuruzi burahagarara, ariko impyisi ntiyabyitaho. Ubwo bukeye Bakame aragenda ajya kureba impyisi, aragenda ageze mu muryango arasuhuza, ati mwiriwe neza bo kwa Mpyisi. Impyisi nawe aramwikiriza ati mwiriwe neza Bakame we. Bakame aterega nta kwirirwa, ati baraye batwibye baducucuye, ntacyo na kimwe badusigiye. Impyisi iratangara cyane igwa mu kantu, ariko Bakame abonye ko impyisi itangiye kurakara, aba aritanguranyije ati ariko nta kibazo rwose, ibintu byose byibwe rwose njye nzabyishyura. Ubwo Bakame arataha, acukura icyuzi inyuma y'urugo rwe, ashyiramo amafi. Hashize iminsi impyisi iza kwishyuza, iraza igeze mu muryango kwa Bakame irasuhuza iti muraho neza abo kwa Bakame. Bakame ati muraho neza wa Mpyisi we. Ati reka nari nje kwishyuza. Bakame ati reka nta kibazo, ati nimukomeze muze tubanze tubakire. Impyisi iraza iricara, Bakame bayikojeje inyuma y'inzu, aragenda aroba amafi 10, araza arateka neza umufu uryoshye cyane, arazana agaburira Warupyisi. Warupyisi yararyanurirwa, yibagirwa icyamuzanye, aba aratangira ati Bakame we, uyu mufu uraryoshye, uyu mufu wawukuye he? Bakame ati ibyo ni ibintu byoroshye, ati wowe genda ucukure icyuzi iwawe, utegereze amafi azizanamo. Ubwo Warupyisi aragiye, si uguhinga yiva inyuma, aracukura icyuzi ayoboramo amazi, ategereza ko amafi azaza, araheba. Aba aragenda kwa Bakame, ati muraho neza abo kwa Bakame. Bakame ati muraho neza Warupyisi we. Ati rwose Bakame warambeshye. Atararangiza kuvuga Bakame aba aramubwiye ati ngwino Warupyisi, ngwino nkwakire turatuganira nyuma. Ubwo Warupyisi araje aricaye, Bakame bayikojeje mu nzu, azanye akabindi k'inzoga, aramuzanira Warupyisi, asomaho, aranurirwa. Abarongeye bagira icyamuzanye, aba aratangira ati Bakame we, ati inzoga aryoshye cyane, ati inzoga bayikuye he? Bakame ati ibyo ni ibintu byoroshye cyane, ati n'ukuntu ufite urutoki rwiza, ati wowe genda bya bitoki byose ubitemagure byose, ufate amakakama ushyire mu kibindi, uyatare ibyumweru 2. Ati rwose nyuma y'ibyumweru 2 uzaba ufite inzoga iryoshye nk'iyi yanjye. Warupyisi nawe si ukugenda arashishikaye, insina zose arazitemaguye, afashe imishongi ayishyize mu kibindi, arataze, ibyumweru 2 birashize, si ugusomaho ururimi rwenda gucika. Warupyisi arakara cyane, aba aragiye no kwa Bakame no gusuhuza, abatureba Bakame amunaze mu mufuka, abashyize ku rutugu aragiye. Ati ndakuroha ibyo wigize byose. Baramanuka no ku mugezi, bataragerayo Warupyisi yibuka ko yibagiye inkono ye y'itabi, abashyize umufuka hasi, asubira mu rugo kwa Bakame kuzana inkono y'itabi. Mu gihe Bakame ari aho ngaho mu mufuka, hanyuraho ingeragere. Ingeragere iti se Bakame, kuri umufuka wabaye? Ati rwose rega, ati bagiye kungira umwami w'ishyamba, ati niyo mpamvu ubona wanzanye bametse. Ati ariko rwose ngiye ibintu by'ubuyobozi ntabwo mbikunda. Ubwo ingeragere iratangara ati Baka, ntabwo ukunda kuba umwami, n'ukuntu kuba umwami ari byiza? Bakame ati ntabwo mbikunda, atari kubwo bantoranyije nta kundi kuntu nabigenza. Ingeragere iti se waretse nkigiramo njye bakanyigirira umwami? Bakame ati se, ati cyeka nimba uzampemba? Ingeragere iti rwose nta kibazo, njye nimba umwami nzaguhemba. Bakame avamo ashyiramo ingeragere. Ubwo Warupyisi araje, afashe wa mufuka ashyize ku rutugu, yumva byaremereye, aba atangiye kwivugishwa, ati sinyagwa ko numva yaremereye ibikira, ati ariko wowe wigira yose ye, ndakuroha. Ingeragere si ibyumvishe, ubwabo burayica, ibitereye hejuru, ati oya rwose Warupyisi we, ntabwo ndi Bakame nshyira hasi. Warupyisi nawe ati oya rwose Bakame, ndakuzi n'ubwenge bwawe, ndakuzi, ati ariko uyu munsi ntabwo ncika ye. Ubwo Warupyisi aragiye, na wa mufuka abawunaza mu mazi, ingeragere itaka rimwe, ibyaha birarangira. Warupyisi aragarutse, aza yivugisha ati amafi yose ya Bakame agiye kuba yanjye, n'iriya nzoga ya Bakame nayo ni iyanjye. Arazamutse aragiye, ageze kwa Bakame, yikojeje mu gikari, abona Bakame adundaraye kuri cya cyuzi cy'amafi. Impyisi iratangara, ati uyu ntabwo ari Bakame, yigira imbere ashakora niba ari we neza. Bakame batereye hejuru, ati uramenye wa Mpyisi utarengaho aho ngaho, ntabwo abazima bakwiye kwegera abazimu. Impyisi igira ubwoba bugira ngo ko Bakame yazutse. Impyisi n'ubwoba bwinshi, ibirirukanse iragiye
icika kongera kuvugana na Bakame no kuba inshuti ye. Sinjye waherahera ubwenge bwa Bakame. Umunsi umwe Bakame yasanze umugabo w'umunyabwenge mu ishyamba. Aramubwira ati, ubwenge bwawe butuma uyobora ishyamba ryose n'ibiririmo. Ndifuza ko wanyongerera ubwenge nanjye nkagira ubwenge bwinshi nkarusha izindi nyamaswa. Umugabo aramubwira ati, ndaguha ibizami nubutsinda ubwenge ndabukongerera. Ubwo umugabo ahereza Bakame ikibo aramubwira ati, uzajya unzanira inyoni zuzuye kino kibo. Amuhereza n'icyansi aramubwira ati, uzajya unzanira amata y'imbogo yuzuye kino cyansi. Amuhereza n'inkoni ati, uzanzanire n'inzoka ireshya neza nk'iyi nkoni. Ubwo Bakame batuye ibyo umugabo amuhaye, aramanuka no mu ishyamba aho inyamaswa zahuriraga ubwo zabaga zishotse. Aragenda, akihagera abonye inyoni zije ziririmba. Akizikubita amaso Bakame ubwo atangiye kwivugisha ati, ibi bintu ntabwo bishoboka. Bishoboka bite se? Mbega umugabo w'umubeshyi we, ibi bintu rwose ntabwo byakunda. Inyoni zimwumvishe ziramubaza ati, se Bakame ko wivugisha ni amahoro? Bakame ati, ibaze ko hari umuntu wambwiye ko mwajya muri iki kibo mukuzura, kandi rwose ndabona mutakuzura. Inyoni ziti, twakuzura, reka tujye murebe. Ubwo inyoni zinaze mu kibo, kimaze kuzura Bakame barapfundikiye. Aragenda ahisha ikibo, ubwo baramanutse n'aho imbogo zashokaga. Ubwo nawe ahageze akomeza kwivugisha ati, ntabwo bishoboka. Bishoboka bite se? Rwose uyu mugabo ni umubeshyi, ibi ntabwo byakunda. Imbogo biramwumvisha ati, se Bakame ko wivugisha ni amahoro? Bakame ati, rwose uyu mugabo arabeshya. Ibaze ko yambwiye ko nkukamye kino cyansi cyakuzura. Imbogo iraseka cyane ati, nyamara njyewe ndabona cyakuzura. Bakame ati, ntabwo byakunda. Ubwo imbogo iti, ngaho ngwino unkame turebe ko kitakuzura. Ubwo imbogo irateze, Bakame yarayikamye, amaze kuyikama cya cyansi kiruzura. Ubwo Bakame nawe ati, rwose ndatsinzwe. Ubwo Bakame ateruye icyansi aragenda cyaragihishe, aragiye n'aho inzoka zashokaga. Ubwo nawe ahageze nakomeza kwivugisha ati, rwose ibi ntabwo bishoboka. Bishoboka se biti? Ntabwo byakunda rwose, umugabo ni umubeshyi. Ubwo Bakame ariko arambuye inkoni hasi, arimo aratera intambwe ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, akomeza kwivugisha. Inzoka iramwitegereza ati, se Bakame ibyo ni ibiki urimo? Habaye iki kuri kwivugisha? Bakame ati, rwose ntabwo bishoboka. Ibaze ko hari umuntu wambwiye ko wareshya n'iyi nkoni, kandi rwose uko nkureba ndabona uri mugufi, iyi nkoni ni ndende. Inzoka nayo iraseka cyane ati, nyamara njyewe ndabona iyo nkoni tureshya. Bakame ati, ntabwo byakunda. Ati, ngwino ujyeho turebe ko mureshya. Ubwo inzoka iraje yirambuye ku nkoni, ikijyaho Bakame baraziritse. Ubwo Bakame batuye ya nkoni na cya cyansi na cya kibo, aragenda na kwa wa mugabo. Umugabo amukubise amaso aratangara cyane ati, Bakame, ibintu byose nagutumye urabizanye? Bakame ati, rwose byose nabizanye, ngaho nyongerera ubwenge. Umugabo aramureba aramubwira ati, Bakame, rwose ubwenge ufite ni bwinshi cyane, nta bundi naguha, mbuguhaye nta ndi umusazi. Ati, genda koresha ubwo ngubwo. Ubwo Bakame baragiye, ariko agenda ababaye cyane kubera ko umugabo ataramuhaye ubwenge. Sinjye wahera, hahera Bakame n'umugabo w'umunyabwenge. Ndakwinginze kora subscribe, ulayikinge, niba video wayikunze unayisharinge. Ushobora kuduha igitekerezo muri comment. Umusanzu wanyu ni inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, Nyagasani abarinde, naho utaha, ciao.